Abashaka kwiga kategori ya E mwampamagara kuri 0788 26 67 39. Aba D1 nazivuze ni 0788 32 1700. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Ikiganiro cy'uyu munsi wa none dufite umutumirwa ni umupapa ubona kabisa umeze neza, ewana udafite inzara ku maso, uri ku cyango kidasanzwe. Reka dutangire tumuha ikaze. Tugahaye ikaze. Murakoze. Nitwa Nterintege Emmanuel. Yego. Abandi umwarimu wigisha imodoka ku rwego rwa kategori zose. Yego. Ariko muri no minsi ndimo ndigisha kuri kategori ya D1. D1. Bon. Ubwo D1 urumva isugera kure cyane, twagira ngo tumenye ese ubundi bino bintu se wabikunze ryari, ese zari inzozi zawe kuvura umwana, wabonye biza gutyo gusuyita ugera kuri iyo D1, tubwire muri make. Murakoze. Ibintu nabikunze kuva nkiri umwana, cyane cyane ko nakuze numva nshaka kwiga mekanike. Yego. Nakuze numva bavuga ngo mekanike generali. Mekanike generali rero yo wayigaga wabaga uzi n'imodoka. Ndavuga ati ninjya kwiga mekanike bizamfasha no kumenya imodoka, ntwara imodoka nanakanika. Nuko rero byatangiye nkiri umwana, ubwo ngubwo igihe kiragera ndakura nshaka ibyangombwa. None se urabona hari nk'ukuntu umubyeyi avuga ati umwana wanjye aziga aminuze akora akazi ko muri biro. Wowe ku gihe cyawe ntago iyo myumvire yari iriho ku babyeyi? Barakuretse urababwira uti nge numva nshaka kwiga imodoka cyangwa kwiga iyo mekanike, bahita babyumva byoroshye? Nibyo, buri wese agira taraye akagira n'ikintu kimukurura. Nge kwiga ibintu mu mashuri narize, maze kwiga ariko cyane cyane nkakurwa n'ikintu cyitwa ubushoferi. Yego. Ubwo igihe cyarageze nshaka provisoire ndayibona. Maze kubona provisoire numvisha ko ubwo ngubwo n'inzozi zanjye ngiye kuzigeraho. Ntangira niga provisoire, maze kwibona ntangira no kwiga imodoka. Nuko nguko byatangiye. Ntago wigeze ugira imbogamizi ku babyeyi? Ababyeyi ngo bakubera imbogamizi? Oya, ababyeyi nta mbogamizi bigeze bangiraho cyangwa nanjye ngo nzibagireho, wenda uko ntagiye mu mashuri makuru, wenda ngo nkomeze ngere za kaminuza n'ibindi. Gusa ayo nari maze kwiga numvaga ahagije kuko narize, maze kwiga numve maze kugera mu rwego rwumva ko nanjye njijutse. Yego. Mpita ntangira ibintu byo kwiga imodoka. Gusa mfite amashuri 3 yisumbuye. Wow, byiza cyane. Okay. Hanyuma se kugera kuri D1, ndumva wageze kuri D1 utangiriye kuri kategori A. Ese izo perimi wazikoreye zose ryari, ugera n'igihe ujya kuvuga ngo ngiye noneho ngiye kujya mbyigisha? Murakoze cyane. Twatangiye ikiganiro nkubwira ko ngewe ari ibintu nakunze, nshaka kubigira n'umwuga. Ngewe natangiye njya ahantu ku mabuga y'imodoka, hari ukuntu bigisha imodoka, nkumva ndabikunze. Ubwo rero nyina maze kubona perime, ubwo n'ubundi ntangira nanjye kuguma kwibuga kuko nari mpamenyereye. Nakoreraga ahantu bita Inyamirambo. Kurya nyuma? Nyamirambo kurya nyuma. Hanjya mpabona ikibuga, ni hari uri kuvuga? Yari munsi ya stade ariko ntago bakihakorera. Yego. Bashyize ikindi kibuga. Yego. Kijyanye n'ibya siporo, imipira, imyidagaduro. Yego. Abari bahari ngira ngo barimutse bagiye mu bundi butaka. Icyo gihe hari nko mu uhe mwaka? Icyo gihe ngiye natangiye kwigisha imodoka 2010. 2010 nibwo natangiye kwigisha imodoka. Ubwo nuko ngo hashize imyaka 14. ubwo no kuvuga ngo guhera 2010 kugeza ubwo ni imyaka 14 ishize.
imyaka 14, imyaka 14 wigisha imodoka birumvikana kategori zose urazifite kuko wabitangiye kera ufite experience ihagije cyane. Nabitangiye kera nyine urumva mbere na mbere nakubwiye yuko nabaga ahantu bigishiriza imodoka. Yego. Mbizi ntangira menya imodoka nagiye kubona primaire ariko n'ubundi imodoka nyizi. Yego. Nyizi kabisa ebana mbikunda cyane mbona ari ibintu nkunze. Ari ibintu biri mu maraso. Byumvikana ko no kwiga byarakoroheye kuko wabikundaga cyane. Byaranyoreye cyane kabisa biranyorohera ku buryo nanjye numvaga ari nk'ibintu byanye nicyo cyatumye ntagira n'ibindi bintu nkomezamo cyase ngo nkomeze nkate hirya no hino nguma mu mwuga wo kwigisha. 2010 warutubwiye ko watangiriye Nyamirambo. Ese nyuma yo kutangira Nyamirambo byagenze gute kugira ngo ubure aha ngaha? Ubwo nyine urumva nyine ubuzima bugenda buhinduka muri Kigali. Nabizi ko umuntu agenda yimuka n'iki natangiriye muri Kora bita Nyamirambo nigisha. Mu kuva muri Nyamirambo njya mu yindi bita Nyarugenge niko nagiye nzamuka nshaka n'amakategori. Yego. Wagiye Nyamirambo ugera Nyarugenge. Kora Nyarugenge. Kora Nyarugenge. Uvayo. Hari n'indi Kora yitwaga Karibu nayo ntakibona. Yego. Takiriho. Ezo zose zarakoraga zo zose nabaga nzirimo. Okay. Noneho nagira ngo tubwire muri rusange. Watubwiye ko watangiriye muri Kora Nyamirambo. Kandi icyo gihe hari mu mwaka wa 2010. Nagira ngo utubwire urugendo rwawe muri rusange icyo gihe watangire kurinda aho ugeze aha ngaho uyu munsi turi mu mwaka wa 2024. Murakoze. Ubwo nkimara kuva muri Nyamirambo nigishe muri Nyarugenge. Yego. Kuva muri Nyarugenge nigisha no muri Apafarume. Yego. Ubwo nyine navuye muri Apafarume tanigisha muri Kora United Driving School ubu niyo ndimo gukoramo. Ariyo urimo gukoramo uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none. Ese ubundi aha hantu twicaye mbonereho kukubaza ubundi bahita nguki ni hehe? Aha ngaha ni mu Busanza. Yego. Niho turimo gukorera. Na mu Busanza ariko ubwo kuvuga ngo mu Busanza ntago abantu bamenya. Ntago abantu mu Busanza ntago ndashaka kurangira abadukurikiye ni mu Busanza hagana hehe? Mu Busanza ahantu turi. Yego. Turi mu Busanza ahantu polisi yubatse. Y'ibizamini. Yego. Aho polisi y'ibizamini iri niho bita mu Busanza. Aho bisi zikatira z'abagenzi. Yego. Niho bita mu Busanza. Ubwo rero niho turimo gukorera ubu ngubu. Ni kuvuga ngo niba numvishe neza aha hantu ni hari site y'ibizamini. Aha ngaha ni kuri site y'ibizamini. Umuntu wese uje gukora habera ibizamini byose? Aha ngaha habera ibizamini bya kategori bita supplémentaire. Habera kategori ya D1. Yego. Hakazamo na kategori E. Yego. Hakazamo na kategori ya C. Ya C. Yani ho habera ibyo bizani aha ngaha nibyo bizame bihabera. Yego. Ubwo nuko ngo ni bya imodoka binini njya mbona mu muhanda. Bya imodoka binini ujibona na bya bisi binini ujibona bitwara abagenzi benshi. Bira bintu buri urabitwara neza fresh ukajya no kuri kubyigisha abandi. Okay, ngiye nyine nakubwiye ngo ngiye ni umwuga. Nabigize umwuga, nabigize mfite na experience ihagije. Kuko ngiye mfite kategori zose. Yego. Nabanje kubona kategori B, mbona kategori wahereye kuri A ngira ngo. Ayo nayikoreyemo hagati kuko ntabwo nakundaga moto ariko nyine kubera ko nigeze gutwara haka moto nza kugakunda. Yego. Mpita ko numva ko na A nayikorera. Yego. Nabanje kategori ya B. Yego. Nkurikizaho kategori ya D. Yego. Nkurikizaho kategori ya C. Yego. Nkurikizaho kategori ya E. Maze gukorera E mpita nkurikizaho kategori ya D1. Maze gukorera D1 mpita nshaka na F. Ubwo ayo nayikoreye nyuma kuko numvaga ko ngiye nshaka gutwara imodoka ntashaka gutwara moto. Ariko kuko nyine moto nayo naje kuyikunda nayo yaje kunzamo mu binyabiziga ndayikunda ke nayo ndayikorera. Mbega nuko vuga ngo uburi wa muntu wibitseho kategori zose zibaho
zo gutwara imodoka? Bana kabisa buri modoka yose ndayitwara kandi nyifitiyeho experience kuko na ndayigisha, ntabwo wakwigisha ngo D1 kunanire. Okay. Ndumva ufite experience, ufite kategori zose. Niki wabwira umwana wiyumvamo kazatwara imodoka cyangwa se na wa muntu wabitangiye akaba yumva agiye gucika intege? Niki wamubwira? Okay. Hari abantu bazi ko amafaranga ari yakora ibintu cyangwa se amafaranga ariyo ashobora kugufasha muri buri kimwe. Yego nayo ni meza, ariko ikintu cya mbere nabwira umwana ufite ubushake cyangwa ikintu nabwira umwana urimo kuzamuka ubu ngubu, yego, ni ukugira ubushake n'umutima ukunze. Kugira ubushake, iyo ufite ubushake nta kintu cyakunanira. Iyo ufite ubushake ku kintu n'aya mafaranga urayabona. Bivuze nkurikije inama utanze, byumvikane ko nawe hari aho wageze ubona ibiguca intege, ariko kubera ubushake urakomeza urakora. Njye niyumvishaga ko ntanatwara n'imodoka, ntanabona niyo ntwara, ariko ko nari mfite ubushake, mfite n'umuhate, nta n'amafaranga nari mfite pe. Niyo mpamvu mbwira abantu bakiri bato n'abashaka amakategori, hari igihe uza gushaka kategori D1 cyangwa kategori umunsi umwe ugatsindwa. Ntabwo bivuze ko ibyo bintu atari ibyawe pe. Shyiraho umuhate, ushyireho n'imbaraga nyinshi, ushyiraho n'ubushobozi. Ubushobozi nubwo waba utabufite, ariko ubushobozi bukeya iyo waganiriye n'abantu ibintu byose birashoboka. Ushaka kuganira n'umuntu akagufasha, anyway nubwo atanagufasha we gusa wireferamo ko ugomba gukora icyo kintu kandi kigakunda. Nta kintu kinanira umutima ushaka, kuko nge nibi byose nagiye mbigiraho amakategori gutwara izi modoka ntago ari amafaranga yabingejejeho, ni umuhate n'ubushake no gukunda ikintu. Yego. Hanyuma nagira ngo tubwire wenda nk'urugero rwakubayeho ku buryo wumva wenda wajya gucika intege, cyangwa imbogamizi warahuriye no muri ibi bintu wenda bikaba byaguca intege ariko kubera ubushake ugakomeza ugakora. Icyo kintu cyambayeho cyane. Icyo kintu cyambayeho ngiye njya gukorera kategori D1, naragenda tsindwa bwa mbere. Yego. Naragenda tsindwa, ari nacyo kintu ndimo nkangurira abantu barimo kureba Ibigwi Byanjye TV bagomba kucyitaho cyane. Ngewe mubona ndi mwarimu wa kategori zose, wigisha imodoka zose, haba ku modoka nto no ku modoka nini. Ngewe naragiye ngiye gukora kategori D1 ndatsindwa, niyaminiye ngo ngiye nk'umwarimu ni gute ngiye nagenda iriya modoka ikansinda, ibyo babaza mbizi nanjye ndi umwarimu nabikora. Ariko nibagirwa yuko nta burebure bwayo nzi. Nibagirwa yuko nakabaye nakamenye n'uburebure bwayo n'uburyo wayitwara mu muhanda ikanyura mu zindi. Yego. Pe reka nkubwire, ntago ari ukwivuga nabi cyangwa se no kwitaka nabi. Pe nakangura buri muntu wese ko agomba kugera ku kibuga akiga, agafata ubumenyi ku kintu. Ngiye naragiye nkora ikizame nurira borodire. Nta n'ikintu nabwiye umupolisi, twe turi navuga ati afande ndatsinzwe. Ndatsinzwe pe. Wahise wikota wivana mu kizamini. Ninjye wizize ibintu nanjye ngomba kubanza nkajya kwiga. Ibintu byo kuvuga ngo ndi mwarimu ngo ndiyaminiya ngo ndagenda nicaremo mite ntwara wapi. Icyo kintu nakangurira abantu bose bashaka amakategori, kwiga ni ingenzi. Wegera mwarimu akaguha isomo, akagira n'icyo akujijura. Ibintu byose ntago nubwo waba ubikoramo ntago waba ubizi. Ushobora no kugenda ukabura buti ikinga umuryango, kugenda utakinze umuryango uratsindwa. Abagenzi bamaze kubata hanze byarangiye uratsindwa. Buto kuko utazi buto gusa, nubwo waba uzi kwitwara mu muhanda. Ushobora kugenda ukabura buti ikinga umuryango, ugahaguruka udakinze umuryango, tayari ukabura atsinzwe. Icyo kintu kabisa ndagishishikariza abantu bose, abakiri bato n'abakuru bose bashaka amakategori, ko bagomba kuzajya bagera kuri tere. Nta kuvuga ngo ngiye ngo ntwara D1 cyangwa se ngo ntwara imodoka ndende ngo nagenda nkatwara D1. Iyi wayitwara nibyo, ariko hari ibyo utazimo. Aricyo nanjye mvuga ngo cyambayeho nkaba ntakongera kugikora uyu munsi. Niyo kategori muri kategori zose naba narakoreye nakoze nkatsindwa. Hanyuma watubwiye ko wiri mwarimu wigisha abashaka kwifuza gutwara imodoka. Hanyuma iki kigo cyanyu ni ikihe, cyitwa nguki? Murakoze cyane. Iki kigo cyacu cyitwa United Driving School. Yego.
dufite ibiro i Remera tukagira n'ama agence ahantu hariho hose mu ntara hose turahari. Nyagatare turiyo, Ngoma turiyo, Icyangugu turiyo, na hariya za Musanze turiyo, i Butare turiyo, mbega United Driving School turi ahantu hose. Yego. Dufite amashami atandukanye kandi intego yacu ni ugutsindisha. Umunyeshuri tugeze agomba gukora rimwe, agahita acyura kategori yiwe, iyo yaza ashaka, iyo ari yose, yaba B dufite abarimu b'inzobere, yego, yaba C dufite abarimu b'inzobere. Bono no gusuza mwarimu master wigisha kategori ya C. Yego. Nawe nakurikirana kino kiganiro azumva ko namuvuzeho. Yego. Ibyo ni byiza, nawe azi kwigisha master kabisa. Yego. Ukiraho ndagira ngo byibura hari umuntu waba yaragukomeje ugiye gucika intege muri za mbogamizi wigeze uhura nazo urimo kwiga. Hari nk'umuntu waba ubona ko yagufashije kugera ahangaha, donc hari uko wenda ashaka yarakwigishije akakubwira ati jya wita kuri iki cyangwa itware gutya cyangwa agira discipline mu buryo bungana gutya. Hari umuntu washimira yaba yarakugejeje aho waba ugeze ahangaha? Okay, ndashimira aba boss bose twaba twarakoranye. Yego. Mu auto école. Yego. Rero umuntu ajya kuguha imodoka y'amafaranga menshi, ni iby'agaciro, atakuza atakwize, atazi naho wavuye, atazi naho waturutse. Abo bantu bose bazi ko twaba twarakoranye, ndabashimiye, salute. Okay, urakoze cyane. Hari ibintu nigeze kumva inyuma ya kamera abantu bari kuvuga, numbishe bavuga ngo nawe ufite channel. Channel ndayifite. Yitwa ngo iki? Yitwa Teacher Emmanuel cyangwa se ukandikamo mwarimu Emmanuel. Hariho channel yanjye yigisha iby'imodoka, uyibona nta kibazo, mfite channel. Iyo channel se uyigisha gute se? Biri mu magambo ushyiraho uvuga ukavuga uti bigenda gutya, uba ufite imodoka ugakata mu makona abantu bakureba, bigenda gute? Nka kakano ka experience twavugaga. Yego. Ngiye mfata telefone, nkafata nk'umunyeshuri nkamushyira mu makona, nkabanza nkamutoza amakona, nabona amaze kuyamenya, ngo nkafata kamera nkamukamera, nkamwereka ukuntu, nabanje kumwereka ukuntu imodoka ica mu makona, nkamubwira ati icyo gihe se ubwo niwe waba uri kwigisha cyangwa icyo gihe ubwo yaba ari uwo nk'uwo munyeshuri? Oya, ni umunyeshuri urimo kwiga ndimo kumwigisha. Yego. Iyo mbonye amaze kubikamirika, ko ntangira gufata akavideo, kuko ari aho ngenda muhagarika nereka abandi banyeshuri bankurikiye kuri channel. Yego. Agenda mbereka ukuntu imodoka igenda ica mu makona, cyangwa se niba ari tikos, ukuntu ugomba guhagarara ugakora akamanevre k'imbere, niba se ari ukwinjira muri reverse, aho bita uhagarara imbere y'icyapa, wenda tuvuge wibagiye nk'umugenzi. Yego. Kakubwira ati wenda wibagiye umugenzi umunyuzeho, wenda bibaye ngombwa ko usubira, bibaye urgence usubiye inyuma, nkamwereka ukuntu ugomba gusubira inyuma. Nkagenda nyine mbimwereka, nkamwereka agomba guhagarara, nkamwereka igice agomba kugeraho n'uburyo agomba kugenda akinjira mu cyapa. Okay, nubwo buryo ubikora? Ubwo buryo mbikora, ubwo mba ndimo ngenda mu kamera, ngenda nereka n'abankurikiranye kuri channel Teacher Emmanuel cyangwa se mwarimu Emmanuel. Yego. Kugira ngo babikurikirane. Kandi ndabizi abakunzi banjye ndabashuhuje, mukomere cyane. Ndabizeza ko tuzagomeza tugakorana, nzagenda mbazanira kabisa utuntu n'utundi. Utwo mushaka twose nzatubazanira pe. Nagira ngo usubiremo wongere utubwire nimero abantu bashobora kuba bakubonaho. Yego. Murakoze. Adresse yanjye ni nimero ya telefone. Yego. 0788 32 17 00. Hari indi MTN nayo mfite 0788 30 7 39 Yego. Izo nizo nimero zanjye ushobora kumbonaho. Ikigo rero ahantu giherereye, ubu muri no minsi turimo turakorera mu Busanza. Niho hari site ya kategori ya supplementaire. Yego. Ariko ubundi ibiro biherereye i Remera. United Driving School. Yes. Nibyo? Iyo niyo bita United Driving School. Yego. Turabashimiye cyane. Murakoze. Bakunzi b'Ibigwi Byanjye TV, uyu niwe wari umutumirwa w'uyu munsi. Tumushimira cyane ku nama n'impugura duhaye, ndetse no kumenyi abashije kunyuza hano muri iki kiganiro.
murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.